Kunzi ba Byakubera TV muraho neza. Umwami Yesu ni yamamare ingoma y'Imana ikwire hose, ubwiza bw'Imana buganze hose, imitima y'abantu yose ishishikazwe no gukorera umwami Yesu. Bakunzi ba Byakubera rero nkuko dusanzwe tubimenyereye, biramenyereye ko uyu mwanya ari w'indirimbo cyangwa se ari bitunga umubiri, ariko muri aka kanya naje muri isura nshya. Najyaga ndirimba indirimbo zo mu bitabo, ariko noneho ngiye kuririmba bitandukanye n'indirimbo zo mu bitabo. Ni indirimbo numvishe kera ariko yaramfashije cyane. Iyo nyitekereje numva ari indirimbo yahugura buri muntu wese, buri mukristo wese, kuva kuwo hejuru kukomeye mu gakiza kugeza ku ruhinja mu gakiza. Rero ntabwo natangira nabanje kubasuhuza inshuti zanjye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari hirya no hino hatandukanye ku isi. Ndabasuhuje rwose. Umwami Yesu ashimwe kandi akomeze yamamare. Nkuko muri kubibona rero, mfite igitabo mfite Bibiliya. Mvuze igitabo cy'indirimbo kuko aricyo nsanzwe nkunda kuba mfite, ariko uyu munsi mfite Bibiliya. Noneho hari indirimbo yamfashije kera nkiri umwana kandi nayigendeyeho. Ndavuga nti iyi ndirimbo nta muntu itafasha, kuko harimo impuguro nyinshi zagufasha aho dukurikiye, zagufasha kujya mu murongo mwiza umwami Imana yishimira. N'abatindiye iyo ndirimbo iragira iti: hariho igitabo kimwe gitangaza ukibona wese, cyananiye benshi kugisobanukirwa neza, benshi bakivugisha ibitekerezo byahimbwe n'abana b'abantu, mbega ishyano kuba yivugisha ibinyoma. Hariho igitabo kimwe gitangaza ukibona wese, cyananiye benshi kugisobanukirwa neza, benshi bakivugisha ibitekerezo byahimbwe n'abana b'abantu, mbega ishyano kuba yivugisha ibinyoma. Icyo gitabo ni Bibiliya, yubana nayo buri gihe, uyifata ute nshuti, ujye wirinda uyisoma, ngaho komeza uyisome, ujye wirinda uyisoma. Bibiliya iteye ubwoba, igiye kuducira urubanza. Icyo gitabo ni Bibiliya, yubana nayo buri gihe, uyifata ute nshuti, ujye wirinda uyisoma, ngaho komeza uyisome, ujye wirinda uyisoma. Bibiliya iteye ubwoba, igiye kuducira urubanza. Bakundwa mumenye iki, igitangaza ni kimwe, Bibiliya ni imwe yonyine, inzira zikaba nyinshi, buri muntu ayizi ukwe, ariko ntibikwiriye, abayigoreka bazahanwa n'ukuri. Bakundwa mumenye iki, igitangaza ni kimwe, Bibiliya ni imwe yonyine, inzira zikaba nyinshi, buri muntu ayizi ukwe, ariko ntibikwiriye, abayigoreka bazahanwa n'ukuri. Icyo gitabo ni Bibiliya, yubana nayo buri gihe, uyifata ute nshuti, ujye wirinda uyisoma, ngaho komeza uyisome, ujye wirinda uyisoma. Bibiliya iteye ubwoba, igiye kuducira urubanza. Icyo gitabo ni Bibiliya, yubana nayo buri gihe, uyifata ute nshuti, ujye wirinda uyisoma, ngaho komeza uyisome, ujye wirinda uyisoma. Bibiliya iteye ubwoba, igiye kuducira urubanza. Inshuti za Byakubera TV rero, iki gitabo ni ukuri giteye ubwoba, ariko ni inzira, ni n'urufunguzo ruzatugeza mu bwami bw'ijuru. Nuyifata neza, ukayisoma neza, ukagendera mu nzira ikuyoboramo,
izagufasha kugera mu bwami bw'Imana. Rero inshuti zanjye, nta gukinisha Bibiliya, ni ukuyifata ufite gahunda ukavuga uti ngiye kuyisoma. Nujya kuyisoma ujye witonda kandi wite ku byo iri bukubwire, kuko haba harimo inyigisho nyinshi. Nkaba mbwira abantu rero, inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, bantu muri gushukisha abantu amagambo yo muri Bibiliya, mukababeshya, dore ko aribyo byeze muri iyi minsi, mukababeshya mukabayobora mu nzira itariyo. Ngiyi igiye kuzaducira urubanza kandi rw'iteka, ntabwo ari urwo kuri iyi si, n'urw'iteka. Rero inshuti zanjye, tujye tuyitaho kandi tuyisome mu buryo bukwiye. Bibiliya ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa, aho kugira ngo uyifate uyikinishe, wayireka. Aho kugira ngo ujye gukuramo amagambo agusha abandi, wayireka. Aho kuyitwaza ugiye gukora amabi, wayireka. Inshuti zanjye rero, ndabahamagarira, ndabinginze ngo twite ku magambo ari muri Bibiliya, twite ku magambo ari muri Bibiliya, kuko bizadufasha kubaho ubuzima bw'iteka. Ndabakunda rero, uyu mwanya nyine icyo nashakaga kubabwira ni icyo ngicyo. Indirimbo irabisobanura neza. Bibiliya ni inzira ngari, ni inzira ngari, ni inzira ngari. Uyikoresheje nabi yakuyobya. Niyo mpamvu mbasaba ngo musabe Mwuka abayobore, dusabe imbaraga z'Imana zituyobore, zitubishurire, dusobanukirwe ibiyirimo, kandi bizadufashe kubaho neza muri ubu buzima ndetse no mu gihe kizaza ku iherezo rya muntu. Ndabakunda rero ndetse cyane. Bye bye.